Mu buzima bwa buri munsi abangavu menshi bafite inzozi zo kwiga, gukora no kugera kure mu buzima, ariko hari benshi muri bo bahura n'inzitizi zikomeye zabuza kugera kuri izo nzozi zabo. Zimwe muri izo nzitizi zirimo ubukene, amakuru make ku buzima bw'imyororokere, igitutu cy'urungano ndetse n'inda ziterwa abangavu zishobora gutuma bamwe bahagarika amashuri cyangwa bakabura icyizere cy'ejo hazaza. Iyo umukobwa akiri muto agaterwa inda, akenshi ahura n'ibibazo byinshi: gufatwa nabi mu muryango, guhabwa akato mu bandi, guhagarika amashuri ndetse rimwe na rimwe akirukanwa no mu rugo. Abahanga mu mibereho y'abaturage bavuga ko ibibazo bitagakwiye gutuma abo bana batereranwa, ahubwo bakwiye gufashwa kongera kubaka ubuzima bwabo ndetse n'ejo hazaza habo heza. Ubushakashatsi bwa 7 ku mibereho n'ubuzima mu Rwanda DHS bwerekanye ko abangavu bari hagati y'imyaka 15 na 19 baterwa inda biyongereho 3% mu gihe cy'imyaka 5, bakagera ku 8% mu mwaka wa 2025 bavuye kuri 5% mu mwaka wa 2020. Ibi biri mu bintu bikomeye bituma hibazwa uburyo bwazakoreshwa kugira ngo iki kibazo gishyirweho iherezo mu Rwanda. Mu kiganiro Waramutse Rwanda cya televiziyo y'u Rwanda, umuyobozi mukuru w'umuryango Urani Work Develop Jean Claude Mwiseneza yasobanuye ko ari ngombwa guha abangavu amakuru n'ubufasha bubafasha kwirinda ibibazo no kubaka ejo hazaza. Uru ni urugamba kandi ntabwo ari urugamba rw'urwego rumwe, ni urugamba rw'inzego nyinshi dufatanyije. Uyu munsi umubyeyi ashobora kubwira umwana ati mwana wanjye uzirinda abahungu, ubwo arabwira umukobwa, ariko si umukobwa zirinda gute umuhungu kandi bigana kandi bagomba gukenerana? Uzirinde ko bagutera inda, ariko nawe umubyeyi ntamuha package cyangwa se amakuru ahagije y'uburyo uwo mwana ashobora kwirinda gusama iyo nda itifujwe. Imiryango itandukanye irimo Urani Work Develop yashyizeho gahunda zifasha abangavu kubona ubujyanama n'amakuru ku buzima bw'imyororokere. Muri izo gahunda harimo iy'amasenye mba hafi. Aha abangavu baganirizwa ku bibazo byabo binyuze muri safe space, ni urubohokero, amahugurwa bafasha kumenya uburenganzira bwabo, ubuzima bw'imyororokere, ubujyanama bubafasha kwirinda inda zitateganyijwe n'ubufasha bwo kongera gusubira mu ishuri cyangwa kwiga imyuga. Ibi byose bigamije kubafasha kwiyubaka no kongera kwizera ko bashobora kugera ku nzozi zabo. Masenye mba hafi ni gahunda twatangiye muri 2020 Kayonza mu murenge wa Rukara ku bufatanye na RGB ku nkunga ya UNDP. Twayikomereje i Gatsibo hamwe na Fawe Rwanda muri 2022 mu mirenge ya Gitoki na Rugarama. Ubu dufite umurenge wa gatatu muri Gatsibo wa Kiramuruzi ku bufatanye na Amplify Change na Nidor, i Rwamagana ku bufatanye na AIDS Healthcare Foundation mu murenge wa Kigabiro. Turi no mu mirenge ibiri ya Gakenke ku bufatanye na Cambridge Education n'abandi bafatanyabikorwa ku nkunga ya FCDO. Gahunda y'amasenye mba hafi rero yaje kugira ngo twunganire imiryango, ntidusimbura imiryango ahubwo twunganira imiryango. Abo bose rero masenye mba hafi bageraho kandi kugira ngo babashe kugaragaza ibyiyumviro byabo. Mu byiyumviro byabo, mu bibazo bagaragaza bafite, niho noneho nawe agira hahera kugira ngo abigishe ko abenshi banafite na bya bibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Uwo maseye ni umukorana nawe ni umukorerabushake muba mwahisemo mu gace runaka? Yes, ni umukorerabushake utoranywa ku bufatanye n'inzego z'ibanze, inshuti z'umuryango, abayobozi b'imidugudu n'abajyanama b'ubuzima. Akaba ari umubyeyi wumva neza ko afite ubukorerabushake kandi ushaka gufasha. Wa mubyeyi usanzwe afite wa mwana udashobora kumuha amakuru ahagije ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, amwohereza mu rubohokero, noneho agahura n'amasenge n'aba Youth Ambassadors kugira ngo bamuganirize, noneho bamuha amakuru nyayo. Cyo twishimira nkaho iyi modo yakoze, twe twahabonye impinduka mu buryo bwihuse, ko nk'iyo turebye aho twavuze ku kigereranyo cya 80% mu gihe kitarenze imyaka 3, inda z'imburagihe mu bangavu muri utwo duce cyangwa se iyo mirenge navuze zaragabanyutse. So bivuze yuko Roko Initiative nkuko Madame Deje yabivuze ku bufatanye na leta n'abafatanyabikorwa, izi initiatives dufite, izi modo dufite aho zikorera, bigaragara yuko zirimo ziragenda zimanura iki kibazo. Ahubwo igikenewe nuko habaho uburyo bwo kuzegeranya, tukaba dushobora no kuba twaba dufite mode imwe mu gihugu yadufasha kuvuga ngo niba iyi myaka ishize igaragaza ko imibare irimo kuzamuka, nibura DHS ya 2030 izagaragaze nibura ko twabimanuye mu buryo bushoboka. Nibyo koko, iterambere ry'igihugu ritangirira ku rubyiruko. Iyo abangavu bahawe amahirwe angana n'ay'abandi, bashobora kuba abayobozi, abacuruzi n'abahanga b'ejo hazaza. Umukobwa wahawe amahirwe uyu munsi ni
umusingi w'iterambere ry'ejo.